mwana we. Icupa niyo shuti yonyine nizera, niryo ryonyine rimakanyamuneza, bucyura buhoro unyuzura umutima mu mutima. Icupa mama cyanga cy'ubuzima. Aha. Nakwiyamye kunyicara impande utanywa inzoga. Narakwiyamye. Buri ku narakwiyamye n'ikindi ki. Ndavuze ngo kanywe base. Kamwe iki? Base. Obese. Ubwo se umva. Nurwara bakakujyana. Ukurwaza. No, irabo no. Icupa niyo shumi yonyine izandwaza, niyo yonyine impakanyamuneza. Wandwazaga ngo bimarire iki? Ngurira iki? Kuhembwa mushara wahari n'umwe nzi ho n'amake situvukana bakireba zibana. Urangurira itabi, hari itabi urangurira gweserekeye hegurige kirekeye mu gihe nawe ntuzayingurire tusinza barabayingura dusangira inzoga. kimwa kirahorobye cyonyine. Umusinzi nyamusinzi ni gafarini niyo shuti magara. We uranywa bya no gusambana gusa. Umfashe kangahe? Wambonanye nande? Nawe boye kimwumva ko tudasangira inzoga n'itabi sinzi aho ibintu binywera. Wamba mbese icupa niyo shumi yonyine nizera, niryo ryonyine rimakanyamuneza, kugira umuvandimwe urutwa n'icupa. Shaka kubagira mwana weho na nyoko. Undi so azajya ukabana nazo cyangwa ukagenda ugakodesha icumba muri Weho na nyoko mwese murutwa n'iri cupa. Ndi nyifite akanje nasizemo akavango, akamene, agaturubo byose nabivangiyemo hano. Ntacyo wakomeza umwe ejo bundi baza kukwata kuzaba uri kuma akunda unyataka aburi mama de uzanyishyurira se uzanyishyurira uzabamagara umwe umwishyurira byihorere wibabazwa n'umusaraba utikoreye ndeka ibyanjye byikubabaza bro sibyo byikubabaza ubundi sunyitaye ubwo ngo mbese ushaka kujya mu umugabo urigira mbese basi nyitayeho nyine nyine ngo icupa izakurwaza nurwarana. Sindi mugabo wigira ariko icupa ryangirira abandute kuba mufite na famille mfite wowe mfite ese wapi ingwe nabyo bikumva sigakira kinyenda ukiri harango ni dudu dudu kandi hariya abije moto abije mate wagize ute abije mate amagambo bamubwira mama se yo hari si ya ayaye ngo abyaye imbwa ngo iriya mbwa yibyaye nge ndimbwa mwarambyaye urimbwa kuko aho nimba utarimbwa ntabwo wakabaye umeze gutya. Nariba wowe ufite uko umeze nyenda bibona ufite icyo urakanywa ukanywera ahubwo babyita kunywera mu rugero. Urumva ukanywa mu rugero. Ntago ndi rugero ndi gahanga agacupa bagomba kukungoraho mwana wandetse ndi kukugira inama rero. Nayigusabye mu gihe uzo kutanywa ku kantu k'abagabo ntukishane n'abagabo byuva impande cyangwa mbashaka kwicarana n'imwe tega ko kunywa byananiye udashobora gufata akantu nk'akantu wasomeho nese byananiye wari wamukabona byananiye ngahenda saka aka avota yero aganda kuyamya si bishaka kunyemaza nakuze nikanyiranda kago konyine nubwo tuvuka si nkwizera wanandoga muruga muri kubwira abantu iyo badakuye imitungo bapfa amafaranga n'ishyari rifite gutuma unandoga sinakwiza ntukamurire ku icupa. Se nawe ikikongo musi umwe si bizako kuko niba utanywa inzoga ukaba utanywa itabi subuze ikindi kintu nazi ngwaki ngwe iki abo nigareka nkubaza mbaza iki uragura indaya indaya iki indaya what you believe indaya 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 bro
ntabwo ndi ikinyendaro. Ibyo ngibyo bihuriye n'ikiganiro. Sindi ikinyendaro kuba uri kuntuka ndabizi mwanya icyo ubushaka ngo wagura ikinyendaro ayo ubwira mama ndayazi mwana. Ikinyendaro ntabwo udakoze urakoze. Ndakubwiye ngo wari waguraho indaya. Indaro reba kwa kundi nyine wo wumva ushaka nyine ntabwo uri kubyumva. Indaro nyine hasi kwa kundi ukagenda ukabura hasi ntabwo indaya ariko iki nimba kimwe inzoga zikagenda zikireka mu bwonko zikajya mu matwi n'icyumve neza ntabwo uri kumva ibyo ndi kukubwira. uri kumbwira ngo iki ziba ndi kukubwira ati barabaguraho indaya y'icyo kumaze iki ese indaya bayikoresha bayikoresha indaya amaze iki ikirubaro hasasi gukubita kuri kaka iki yaho kuri kakandi yako ka aha naguraguraho. ntabwo watunga abagore babiri mu mujyi wa Kigali. ntabwo wagira icupa n'itabu ngo ujye gushyiramo n'indango uzarusike. mbese icupa niyo n'umugore wawe. zihorera abagore babiri bararushya abo mfite baramagije. kiriho wa gatatu w'indaya w'inyengu bita kuri kakandi. nta muntu wigeze yiyahura iwanyu bariyahuye. ahubwo mwambi mande uri kumbangamira nyine ibintu uri kumwe nta kimwe kiri kunyubaka. ndahava mu maso sokana wanzanye se wanzanye uvuze ngo kimwana wanzanye ntabwo ari wansanze hano. ntabwo usanze nyine ariho nagombaga kunywera inzoga yanjye. none ungiriza inari ndi mu biki. nta kintu kizima kiva mu kanwa kawe. naye abasoma n'umusore nkawe si wangurira icupa ndi nka mukuru wawe sibyo. umbwira ati ngo ntabwo uragura indaya. nyaka njya bana yo kugura indaya. noneho n'icyo wanguriye n'iki cyawe nzi. n'icyo uzi se ahubwo n'icyo utazi. cyahe nyine suza ko nywa inzoga se ese wabikoze waziretse ese nzireke sigutwaye iki se niwo zinywa. zireke nta keza nzireke nkora iki se zireke nyine byose urorera ibiki ndoreramo byose wakora. ese birakubangamiye. yego ubwo ndi kumva uri no kuntu kirifuka byaba byiza mvuye uruhande. ngiye no gushiramo bundi rwose abahungu bose ba mama wowe ntabwo uri umuhungu we kabisa. waba gutwarwa n'inzoga amatabi. umuntu ni data sha mwebwe mwese sinzi ibyaha. cyangwa nyine mva mu maso mva uruhande musaza. barikoroka kavuga uti nguriye inzoga kangurira icupa rimwe kwa kazungu ariko mwe ngona zigenda mbi. bajya bavuga ati urumva munatunda rigwa ngo rijye kure igiti cyanyu mwese kimwe uri nawe muri bamwe. nawe uri wa nyoko n'iriya mbwa ngo ni dudusha hako dudu hako ubundi sha kaze njye kumuhamagara mubwire uhamagara iki si ngombwa ngo atanza mu maso umva atanza mu maso n'ikindi cye ndakwiyamye mwana mwiyamye mu maso yanjye uri kumva ataza hano niba ashaka amahoro ataza hano reka nigendere nkuhunge ibyo yabwiye amano gito nabyumvise kumva ibyo yamubeshye n'iki ko yamubwiye ukuri ataza hehe gumana ako gahinda kawe ngo ni inzoga nyago gahinda na wanje cyaracoro koro gahinda kawe mwese muri abaso n'abanyoko vuka muryango mube nk'uyu gumana nk'ako gahinda kawe ko mu dudu we mana yanjye we dore imbwa ngo yabyaye imbwa akantera nyamwumva hasi uko nasinziriye sha cy'urutwaro wamugengereza bamumena y'inzoga mwemera nkayihomba wamba sha reba gahinda uje gukora iki hano gahinda we ariko mana yanjye uje gukora iki hano reba nizeye ko itariho ndi kubona iriya nyarutwira kundeje Mubaraka icyo wereje ni igiki uje gukora iki hano mwana biba ryamena shashe mana yanjye we uje gukora iki hano mwana ndere kubwira bitwara kinyenda ndere kubwira bitwara kinyenda
reba byacyo nubyo kwirirwa kinywa gusa kiba urabuzwa n'iki kumbyukira ubu ngo ntabwo waza udufashe gukora imirimo hanze ngo unoze ibyombo ndabafasha ndi umukozi wo muri uru rugo none twe turi abakozi ababoyi abimboyi ni ukuza runywa rukarya murimo umuntu utanywa agacupa nk'akavuyemo papa avuyemo dadi nawe umusinzi nkanjye usinzi muvandimwe umuntu muzima uba hano wundi ninde nuba ari ubwo bubura bwawe se wenda uzaza kubibwira reba nk'izi ntebe ukuntu kiba cyazigize ni izaso ni izanyoko ni izaso ni ukwirirwa kimwe biyoga gusa uko nazigize ni izaso mba mu maso gahinda wavuye mu maso mwana uje no gukora iki kibayeho ute koko uko mbayeho birakurira mbayeho uko Imana ibishaka simbayeho uko ubishaka abundi nk'iki ngiki bazakijyana indera ko mba mbona hakibera Jesus kiba kireba we mba mbona hari akantu ubura mu mutwe wagira ngo hari ivisi ryatakaye karabura ariko ubu nakabonye mutima w'urugo ugira se urugo ugira maso y'inyana bwiza bwanjye maso abahiga iki ngiki ko nk'ubu kibayeho ute iki ngiki mbayeho neza kurusha abandi bose bayeho neza ku isi ubwo utinga ubayeho nk'imbwa yambaye ikiziriko ku munwa wowe utacyambaye ndabibona ubayeho neza sha wamuboyiwe kabwa kambaye ikiziriko ku munwa gusa jya koza ibyombore k'iyo mbwa wivugana n'imbwa nzabyoza uzasigara ubungabunga mu bidomoro ubuyoga bwaragasagutse gusa bwande nyine bwande wabunguriye ubuyoga bwaragusagutse gusa n'ubwanjye si ubwawe ubundi ubu ntabwo wiba ni akazi ufite wirirwa unywa ubuyoga bwaragusagutse wowe ugafite ubwo wizeye ko uzapfa bakaguhambana nako gakore undeke kamwihoreye n'isure mu byo nari ndimo nkomeje kuburana nawe bwanyerera ukanawancekeraho mwese kera ku muntu abaroshye mu cyobo bakabara ariko none irajya twekune